akore mu ikote, niba azakoramo biswi, niba ari bombo, sinzi icyo azakoramo, ngo aduhereze. Yego, hanyuma yo kuduhereza ngo azakurikizaho ijambo rivuga ngo nimwe mwagumanye nanjye, nimwe mwihangananye nanjye mu byo mwageragejwemo byose. Bisobanuye iki? Niba nyir'ururembo yarageragejwe, niba nyir'ururembo yarageragejwe, ni gute twebwe abaryayo tutageragezwa? Noneho kandi abasha no kwihanganisha cyangwa gukomeza abandi bageragezwa berekeza muri urwo rurembo. Nyir'ururembo watuma turirimbira nyir'ururembo oya, niba nyir'ururembo ageragejwe, niba nyir'ururembo yarageragejwe agahura n'amakuba akomeye kugira ngo natwe tuzagereyo, niki gituma wowe wumva ko wazagerayo utageragejwe? Wow, niba warigeze ugira inzozi zo kuba umucuranzi, iki ni igihe cyiza cyo kuzikabya. Biroroshye kandi birashoboka, ubu byaciyemo. Aho uherereye hose ku isi ushobora kwiga gucuranga gitari na piano. BKMYS yabazaniye uburyo mushobora kwiga mutiriwe muva aho muherereye. Twigisha abana n'abakuru kandi mu mezi make ukaba uzi gucuranga. Dufite n'umwarimu w'umuhanga wigisha abifuza kwiga kuririmba. Abari i Kigali n'ahandi namwe muze Remera mwige gucuranga no kuririmba imbonankubone. Abarimu b'abahanga barabategereje. Duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Yemera ko byose bitugeraho, yemera ko byose bitugeraho, yemera ko byose bitugeraho, yemera ko byose bitugeraho, yemera kumurambara igihe kinini mu ntambara Geza. Biteze. Ni sawa mbega wowe. Ihangane hari ikintu ntabasha kwihanganira. Mbere byose ndagusuhuje. Murakoze. Kandi nshimiye impano y'Imana iri muri wowe. Ubu ngubu abantu bari kundeba igitsura tibikanye n'icyo dukoreye. Mana we muhumure, iki ni igitaramo. Tubanze tubibwira abantu. Nanjye nabyumva. Iki gitaramo cy'indirimbo za kera. Aho tuba turi indirimbo za kera zagize uruhare mu murimo w'Imana, harimo n'iyi ndirimbo ijya yemera ko byose bitugeraho. Ndagira ngo rero tubanze tumenye ninde tugiye kubana muri iki gitaramo. Hari abantu baherutse nk'isura yawe mu myaka 20 itambutse, birashoboka cyangwa 10. Bavuga ati turiye ni wa wundi se. Ndagira ngo ubabwire uti ndiwe. Mbo ni njyewe Abengenzi Gonzage. No kuvuga ngo amazina nayo ngayo. Ngira umugisha wo kubana namwe kuri BKMYS no kuri Abengenzi Gonzage official. Rero uyu munsi tugize umugisha kuba tuhuriye muri iki gitaramo cyo guhimbaza Imana mu ndirimbo zatambutse kandi mu ndirimbo zafashije abantu. Iyi ndirimbo irimo nanjye ubwanjye ntago njya nyimenyera. Ubonye ko buriya ahantu mpagarikiye numvaga ngiye kwinjiramo neza. Niba tugiye kugaruka. Ngiye kwinjiramo neza. Numva ngiye kujyamo neza pe. Mbo ibindi nshaka kukubaza kuri iyi ndirimbo, ndabikubaza tumaze kuyiririmbira abantu. Ufite ibyo bingahe?
ifite ibice bibiri bitatu. Sawa, reka tuyiririmbe tuyirangize noneho tuze tuganira turaza no kuri yindi kandi abantu bakunda ndabazi batangiye no kwangwa ni yindi. Yes, wa yindi iwacu sino mubiro iwacu sino mubiro ntacyo bitwaye. Reka noneho twinjire muri ijyemera ko bitugeraho noneho ndaje ngiye ko dukomeza. Yemera ko byose bitugeraho, yemera ko byose bitugeraho, yemera ko byose bitugeraho, yemera ko byose bitugeraho. Yemera kumurama igihe kinini mu ntambara, akamara igihe kinini mu mpinga z'imisozi, agahangayika akavunika. Yemera ko byose bitugeraho, yemera ko byose bitugeraho. Yemera kumurama igihe kinini mu ntambara, akamara igihe kinini mu mpinga z'imisozi, agahangayika akavunika. Yemera ko byose bitugeraho, yemera ko byose bitugeraho. Ugeragezwa n'umubyeyi kandi ari we wakubyaye, umwana witaga gisubiza akakugerageza, ugahangayika ukavunika. Yemera ko byose bitugeraho, yemera ko byose bitugeraho. Ugeragezwa n'umubyeyi kandi ari we wakubyaye, umwana witaga gisubiza akakugerageza, ugahangayika ukavunika. Yemera ko byose bitugeraho, yemera ko byose bitugeraho. Hari igihe ugeragezwa n'uwamufatanije umurimo, wakwitegereza ugasanga mwafatanije gusenga, maze ukibaza uti mbese n'ibyaha, ukigenzura kabibura. Oya ntabwo ari ibyaha, nuko yemera ko byose bitugeraho, yemera ko byose bitugeraho. Hari igihe ugeragezwa n'uwamufatanije umurimo, wakwitegereza ugasanga mwafatanije gusenga, maze ukibaza uti mbese n'ibyaha, ukigenzura kabibura. Oya ntabwo ari ibyaha, nuko yemera ko byose
bitugeraho ijya yemera ko byose bitugeraho ijya yemera ko byose bitugeraho ijya yemera ko byose bitugeraho ijya yemera ko byose bitugeraho ijya yemera ko byose bitugeraho utumisha ko wanditse nyinshi n'ubwashize twaraganiriye umbwira ku mateka ya zimwe mu ndirimbo zawe iyi yo none ifite aya mateka ko numva nanjye nayiha amateka wari uri mu bihe banza hano indirimbo njya kuyikora ni indirimbo naririmbye iturutse ku hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo gukorera imana ngo dukorere imana ngo izaduha amazu meza dukorere imana ngo izatwambika iduha ibyo kurya izatujyana mu mahanga iduhaye viza nyuma naje guhishukirwa ko kujya mu ijuru cyangwa gukorera imana ntabwo bivuze ko iyo iduhaye inzu ibiduhembye nta nubwo binavuze yuko iyo tujyanye mu mahanga ntabwo ibiduhembye ikindi ntabwo kuba iduhaye umugore ikaduha abana ikaduha amafaranga ntabwo iduhembye namaze kumenya ko n'abakene bazajya mu ijuru inkuru y'umugabo witwa Nyamutunzi na Lazaro babayeho ariko ngo nyuma haza kubaho igihe bose barapfa ariko amaherezo yabo aratandukanye. Nyamutunzi ngo umunsi yagendagaho yakira ubutumwa mubwira ngo mbese ko ugiye gupfa ibyohire byose biraba ibyandi ngo nuko aragenda aruhukira kundi bayirwobo ariko ngo Lazaro watungwaga n'ubuvungunyukira bwo ku meza bwa kwa Lazaro rimwe na rimwe ngo imbwa zikarigata ibisebe bye ngo ariko aruhutse arukira mu gituza cya Aburahamu ngo bose baza kugira amayerekwa ngo mu kugira amayerekwa ngo Lazaro arebye ngo abona ngo Nyamutunzi ngo arebye ngo abona Lazaro aryamye mu gituza cya Aburahamu ijya yemera ko umuntu amara igihe kinini mu ntambara akamara igihe kinini mu mpinga z'imisozi agahangayika akavunika ijya yemera ko byose bitugeraho kwa Lazaro Nyamutunzi ko byaraje ijya yemera ko byose bitugeraho kwa Lazaro na Nyamutunzi ngo agiye kubona abona Lazaro aryamye mu gituza cya Aburahamu hamagara Aburahamu ati mbese ntiwanyingingira Lazaro agakoza isonga y'urutoki umutonyi mu mazi antonganye nibura ntonyangirize nanjye ndagacunga neza ntikaragwa mu mutwe karagwa ku rurimi kuko hano mbabazwa cyane arangije ngo aramubwira ati wahawe ibyiza ukiri ku isi uyahabwa bibi aramwibutsa atariko none uyu munsi aranezerewe iyi ndirimbo rero njyayikomoye ku muntu cyangwa se ahantu hamwe nari najyanye n'umuntu mu ivugabutumwa njyana n'umuntu twajyanye mu ivugabutumwa ngenda nyine muri bwa buzima bwanjye buciriritse bwari bukeneye buri hasi cyane butagira inkweto butagira ishati butagira
muri guhaha cyagiye mfite umudamu wanjye w'igicuri ntabyara imyaka ibaye 6 ntabyara yari ibaye nk'itanu mugabo mu byo naganiriye mu byo navuze ko Imana ishoboye nazakora ahita bihinduramo icyigisho ariko uruhimbi aravuga ngo nta mukozi w'Imana ubaho ngo abure ibyo kurya nta mukozi w'Imana ubaho ngo abure imyambaro myiza nta mukozi w'Imana ubaho ngo abure inzu yo kubamo nta mukozi w'Imana ubaho wo kubura amafaranga aransenya ku rwego rukomeye noneho ndavuga ngo mbese kujya mu ijuru ubwami bw'ijuru bugeranwa no kuba umuntu afite ibyo kurya bihagije n'amazu meza ku isi ibyo ishobora kubiduha ariko bikaza byitwa impamba umunsi umwe nzaza hano mbigisha ku ijambo ry'Imana ku mpamba burya buriya abahinzi mu ruzabibu hari igihe nyiyo duhingira avuga ati abantu bakeneye impamba mu ruzabibu akaduha ku mpamba buriya inzu ni impamba umugore ni impamba n'amafaranga ni impamba rero abantu hari igihe barya impamba bakibagirwa urugendo twe rero ntabwo dukeneye kwibagirwa urugendo rero dushobora kuba dukeneye ariko tukazagerayo dukize tarabi eva komera ushikame wisubire inyuma nubwo bikomeye siko bizahora nyuma y'imisozi nyuma y'intambara hariya hirya hari ibihembo komera ushikame komeza mbese ko mbona uru rugendo rugiye kundushya kandi nkigenda ko narutangiye mbona ari ikibaya nkareba hirya nkarora hino hose nkasanga ari ibibaya komera ushikame wisubire inyuma nubwo bikomeye siko bizahora nyuma y'imisozi nyuma y'intambara hariya hirya hari ibihembo uyu murimi Mana yamaye ntiwarugoye ntiwarukomye ariko Satani n'ubugoma afite ntabwo yishimira ko nzawuhemerwa anega imitego ahindahindura ashaka ko ntazagerayo komera ushikame wisubire inyuma nubwo bikomeye siko bizahora nyuma y'imisozi nyuma y'intambara hariya hirya hari ibihembo ariko rero mubiri wanjye mutima wanjye reka gucogora reka tugende dukomeze inzira ndumva imirindi y'umwanzi undi inyuma anyirukankana ngo ansinde mu nzira ariko ndumva ijwi rimpumuriza umwami wanjye turi kumwe wibuke neza masezerano umwami Yesu we yaravuze ati sinzabasiga ngo mube imfubyi ahubwo nzaza ho muri hose komera rero turi kumwe wibuke neza masezerano umwami Yesu we yaravuze ati sinzabasiga ngo mube imfubyi ahubwo nzaza ho muri hose komera rero turi kumwe wibuke neza masezerano umwami Yesu we yaravuze ati sinzabasiga ngo mube imfubyi ahubwo nzaza ho muri hose komera rero turi komera komera hagati aho ngo ijya yemera ko njyewe hari ahantu gashaka kurega ko byose
ijya yemera ko bitugeraho. Ishobora kwemera ko ugeragezwa atari uko kwanga, kuko buriya Yobu ntagaruka mwangaga. Ikindi tujya tuvuga ngo izaduhemba ibibyibushye, ariko nusoma kenshi uzumva bakubwira ngo niba azambaye ibikote, niba azambaye iki, ariko ngo azakenyera. Yego, ngo narangiza akore mu ikote, niba azakoramo biswi, niba ari bombo, sinzi icyo azakoramo, ngo aduhereze. Yego, hanyuma yo kuduhereza ngo azakurikizaho ijambo rivuga ngo nimwe mwagumanye nanjye, nimwe mwihangananye nanjye mu byo mwageragejwemo byose. Bisobanuye iki? Niba nyir'ururembo yarageragejwe, niba nyir'ururembo yarageragejwe, ni gute twebwe abaryayo tutageragezwa? Noneho kandi abasha no kwihanganisha cyangwa gukomeza abandi bageragezwa berekeza muri urwo rurembo. Nyir'ururembo watuma twirimbira nyir'ururembo nyir'ururembo nyir'ururembo. Niba nyir'ururembo ageragejwe, niba nyir'ururembo yarageragejwe agahura n'amakuba akomeye, kugira ngo natwe tuzagereyo, niki gituma wowe wumva ko wazagerayo utageragejwe? Oya, ntibyashoboka. mbwira dusoza uretse ijya yemera ko bitugeraho ibiki n'ibiki, ishobora kwemera ishobora kwemera ko ushaka ukabyara utinze. Yego, ishobora kwemera ko ukena ariko ntupfe wicwe n'inzara. yego, kuko Yabesi yaravuze ngo uzandinde ibyago bye kuzambabaza, yego, unyagurire imbago rwose umpe n'umugisha, ngo kuko nyina yamubyaranye iki? Umubabaro. Kuvuga ngo undinde ibyago bye kuzambabaza, bizaza ariko bye kumubabaza. Bisobanuye ko rero ishobora kwemera ko wasonza kandi wanakoza. no mu byago nzaririmba ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Naho ndiho naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Naho ndiho naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. No mu byago nzaririmba mahoro, Yesu ni umukiza wanjye. amahoro. Hoya, naho ndiho naho napfa, nzi ko nkundwa n'umukiza, Yesu ampa ibyo nkena byose. yemwe mwabushyo Yemwe mwabushyo bw'Imana, mwihangane ibihe bito, muri wa guhoraho tuzabona ibyishimo. Hasigaye igihe gito, intambara ikazashira. Hasigaye igihe gito, intambara ikazashira. Nidutumirwa n'urupfu,
tuzimukana ibyishimo, ibyo twiringiye byose tuzabibona mu ijuru. Hazabaho umunezero wo kunezeza umugenzi, hazabaho umunezero wo kunezeza umugeni, hazabaho umunezero, hazabaho umunezero, hazabaho umunezero wo kunezeza umugenzi. Kandi iyo ni inkuru nziza. ndacyaba z'ibyaremwe byose insubiza bitya bite, iyi si yakiza gushira hazindi huraho. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi byarenga uko bingana byitezeza Imana ye. oya buretse utanyibagiza, ijya yemera ko byose bitugeraho. Hari igihe ugeragezwa n'uwo mufatanije umurimo, wakwitegereza ugasanga mwafatanije gusenga, maze ukibaza uti mbese n'ibyaha, ukigenzura ukabibura. Oya ntabwo ari ibyaha, nuko ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho. Ari ijambo twigeze twageraho rivuga ngo yahamagaye abaswa kugira ngo ikoze isoni abiyita abanyabwenge, ngo irongera kandi yahamagara abanyantege kugira ngo ikoze isoni abiyita abanyembaraga. Ariko makuru naje kubamenya, ntabwo Imana igikoresha abaswa. Irabahamagara ariko ntabwo igiye ibikoresha. Iguhamagara uri umuswa ikamushyira aho ngaho, yarangiza igahamagara undi mwarimu ikamwicaza iruhande uwo ushaka kwigisha. Noneho wowe utamenya icyakuzanye ugakomeza kwivovotera mwarimu, kandi wowe uri ku ishuri kuko Imana ishaka kugukoresha. Ntabwo ushobora gukora utarize, kandi ntiwakora ibyo utigishijwe. Ni muri ubwo buryo rero iyo turi kugeragezwa n'abo dukorana umurimo, iyo tugeragezwa n'abo tubana mu murimo w'Imana, ntabwo ari abagome, bariya ni abarimu Imana yaduhamagariye. Ahubwo dukeneye kwicara tukiga neza. Umunyeshuri usakuza mu ishuri igihe cyose ahora ari umuswa. Bisobanuye iki? Igihe cyose uzagira gutya ukabona uri kugeragezwa na mwene so, ntabwo ari uko kwanga, ahubwo Imana yaramuhamagaye, imuhamagara nka mwarimu. Wowe rero ugomba kwicara nk'umuntu uri kwiga. Igihe cyose rero umunyeshuri asakuza mu kigerageza, asakuza mu ishuri, nta kintu afata ahora asibira. Bisobanuye ko umukristo ufite itorero abamo, akaba ari umukristo, ariko igihe cyose agahorana urusaku rwo kwitwaza bene se ngo baramugerageza, baramuvuga, baramutoteza, icyo gihe uri kwica akazi, uri kwica ishuri. Kuko impamvu uri kwica ishuri, igihe cyose utararangiza kwiga ikigeragezo wize, ntabwo uzajya mu kazi. Niho abantu bazahora bavuga ngo Imana yarampamagaye, ngo irambwira ngo nyikorere, ngo ariko n'ubu ntabwo iramenye icyo nkora. Banza wige ikigeragezo Imana aguhaye, numara kukiga uzaba umukozi. Kuko ntabwo umuntu yigisha ibyo atize.
ntabwo waba warize mate ngo nurangize kwigisha fizike, ntibishoboka. uwigisha fizike yigisha fizike, wigishije mate akigisha mate. kandi nta mufundi ujya gukora mu bitaro, n'umuntu wize ubuganga ntabwo ajya kuba enjeniyeri mu bwubatsi. oya, umuntu wese yigisha icyo yize. mu kazi k'Imana no mu itorero ry'Imana, Imana ikeneye abakozi. ariko muri aba bakozi n'iki gituma mutemera kugeragezwa kugira ngo tugere gute tubone kuba abakozi? ijya yemera ko bitugeraho. rero umva inyungu Imana ifite mu kigeragezo cyawe, n'uwo uzavamo hanyuma yo kugeragezwa. noneho hanyuma kugerageza dukeneye kubona Bekemu washoje ibigeragezo, dukeneye kubona Gonzage ushoje ikigeragezo avuyemo arindi. ni dogita mu byiki, mu byo kubaka ingo, ni dogita mu byiki, mu byo kubaka urubyiruko, ni dogita mu byiki, mu byo gukomeza abantu bageragezwa n'uburwayi. kuko burya wenda nk'ubu iyo ndi kubwirana abantu ni njye natinze kubyara, nyuma y'imyaka 8 ndabyara, ubwo mba nyigisha neza. iyo ndi kuvuga nti rwose Imana yangire neza, ndashima Imana ko umugore wanjye yakize igicuri. yego, ubwo abubatse bahita bumva ko burya kwirukana umugore ngo nuko arwaye, ngashwana ngo nuko arwaye. uyu munsi baravuga bati yihangana igicuri tinda kubyara, ariko bose bari bazima. nuvuga ngo umudamu wanjye amaze 18 akize igicuri, mfite abana 3 bose bakuru. ubwo iryo ni ishuri nize. ariko iyo nza gutsindwa kandi yarabyemeye. ubuse urashaka kumbwira ko nazanyura mu gorwa igicuri ari uko abakobwa batagwa igicuri bari badahari? bari bahari, ariko muri bariya nta numwe wanjye yarurimo. wanjye yaruriye kandi ndamukunda n'abarankunda, kunana kubi. abatabizi rero barebera inyuma ukavuga ati, ukavuga byinshi ko babyumva nuko babishaka, ariko uriya niwe wanjye kandi nkanjye nk'abanduwe. ijya yemera ko byose bitugeraho. hari igihe ugeragezwa n'uwo mufatanije umurimo, wakwitegereza ugasanga mwafatanije gusenga, maze ukibaza uti mbese n'ibyaha, ukigenzura ukabibura. oya, ntabwo ari ibyaha, nuko ijya yemera ko byose bitugeraho. ijya yemera ko byose bitugeraho. ushimwe mwami Yesu. ugeragezwa n'umubyeyi kandi ari we wakubyaye, umwana witaga gisubiza akakugerageza, gahangayika ukavunika. jya yemera ko byose bitugeraho. jya yemera ko byose bitugeraho. hari ujya kumva ukuntu umubyeyi abwiye umwana we ati pu, ati ndawe irutwa niyavuyemo, bitewe n'icyo abonye. umwana nawe akakubwira ati pu, ati ntuzongere kumbyara, ati n'ubundi warishimishaga. kandi nyamara buriya uyu mwana ni ishuri rya mama we, kimwe n'uko uyu mubyeyi ari ishuri ry'umwana we. ntibabimenye, agakomeza kureba ngo mama aranyanga cyangwa ngo umwana wanjye aranyanga. iga neza ishuri. Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. mwami, kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha
ngeza no urupfu vuba ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye nawe yemeye kujya ndetse no kunyobora neza ampesha no kwinjira vuba mu mahoro ye mu ijuru sinzabona y'abanzi banjye ukundi nta n'icyo nzahabura mu ijuru ry'amahoro nzashima Imana mvuza impundu ni haleluya haleluya nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu nzashima Imana mvuza impundu ni haleluya haleluya nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. murakoze cyane mwene data Gonzague ndetse n'abantu bose bari badukurikiye akabyisha nigora mwitama njyewe ndumva nshaka kuguhana hari ibintu byinshi bitarasohora reka hari umuntu muri Kongo ngo bacuranze bararirimba ngo birahura oya ntago ari mu Kongo gusa no mu Rwanda ahantu hari ahantu nzi none nta buryo wandamira ko ari byo ntaratunganya se reka bari kwishimira Imana nishimira tudashaka kugenda nona episode zikurikira tuzabane Yesu abamugisha turi kumwe